7 Mountains TV. Alright, munyemerere mbasuhuze mwese, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko muguwe neza cyane. Uyu ni Emma, iyi ni 7 Mountains TV. Ngushimire wowe cyane mukunzi wacu kandi ngushimire cyane wowe ukomeza kubana natwe. Shimira umuntu wakanze kuri subscribe, shimira umuntu cyane ukomeza kuduha comment cyangwa se umuntu ujye ngo kuhaje. Wayimpa unyandikiye hano kuri platform n'ubundi cyangwa se ukayimunyandikiye hirya kuri WhatsApp ndetse n'ahandi ukampa courage, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umugisha w'Imana. Yes. Reka nizere ko mumeze neza rero abadukurikirana mwese, kandi nizere ko ubuzima burimo bugenda neza. Se ubuzima bubatwaye bute? Ndabizi neza ko hari ababa batwumva batameze neza, namwe ndabihanganishije kandi mbifurije gukomera, kubera ko narababwiye ngo kuri iyi si yacu niko bimeze, ibintu byabaye agaterera nzamba, ni hasi ni hejuru, ariko ukiriho ugihumeka narakubwiye ngo ujye umenya ko uri umukandida w'ibintu byose bishobora kuba byiza cyangwa se bishobora kuba byahinduka akanya n'akandi. Ndaje rero twongere twiganirire kandi nanone kugira ngo dukomeze dukore. Yes, uyu munsi turaza kuba tuganira kuki. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo izina witwa niyo mpamvu umeze uko nguko. Uyu munsi turaganira ku izina wahawe, izina witwa, izina rikuranga cyangwa se amazina yawe yose. Bamwe baravuga ngo mfite amazina 2 cyangwa se 3, abo uyu munsi bo bafite 8 na 5, ariko kandi ubundi twari tumenyereye ko amazina aba ari 2, izina rya Gikristo ngo n'izina rya gipagani. Sinzi aho byo byavuye, icyo ni Igifaransa ho bakavuga ko ari no commun na no propre, cyangwa se mu Cyongereza common name ndetse na proper name, if I say it, niba mbyibuka neza. Yes, izina ubundi ni ikirango cy'umuntu. Izina ni indangamuntu cyangwa se ni ikikuranga kigutandukanya n'abandi, kuko uzasanga nubwo abantu bashobora kwitiranwa ku izina rimwe barihuriyeho ari benshi, ariko si kenshi uzasanga abantu bafite amazina 2 asa. So rero izina ni ikirango cyawe kigutandukanya n'abandi bantu, cyangwa se ni ikirango cyawe. Amazina rero agiye atandukanye. Hari amazina tuhabwa n'ababyeyi, hari amazina duhabwa n'ibihe, hari amazina duhabwa na situation, hari amazina duhabwa n'imirimo dukora, hari amazina agiye atandukanye duhabwa n'akarere, hari amazina duhabwa n'igihugu, hari amazina duhabwa na quartier turimo, cyangwa se amazina duhabwa y'ibibyiniriro bitewe n'uko dusatungana tuvuka turi abana. Yes, n'ibindi byinshi bigiye amazina ahuriraho, cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye biranga amazina. Ariko kandi nanone uyu munsi ndashaka ko twivugira ku izina, amazina wahawe n'ababyeyi. Kuvuga ngo umuntu ku munsi wa 8 hamaze icyumweru avutse, abakristo bo bamujyana mu rusengero ngo ni ugukebwa, umuhango wakomotse mu bayuda kera. Ariko ndanibuka mu cyaro ko twajyaga tujya kurya ubuninyano, cyangwa se badutekeraga mutsima, bakadutekera n'imboga z'ibisusa n'ubututu, tukajya kwita amazina. Akaba ariho na fete umuntu uri buhuze na se w'umwana izina bari bumuhembe. Ibyo bihembo kenshi twarabiswataga cyangwa se kenshi byaragendaga, ariko ndibuka ko icyo gihe ari bwo umuntu yabaga agiye gufata izina. Yes, izina ubundi babaga bararimuhaye mbere yenda, cyangwa se ababyeyi be bariziranyeho, ariko nyine uwo munsi ukaba uwo kurishyira nko ku mugaragaro no kubwira abaturanyi ko wavutse uwo munsi azitwa gutya. Ayo mazina rero akenshi uzasanga ababyeyi barayahitagamo bagendeye nanone kuri situation iraho, bagendeye kuri stati yabo, bagendeye ku bukungu bafite se, bagendeye ku buzima babanyemo n'abandi, bagendeye ku karere batuyemo, bagendeye
ku bintu byinshi byabaga bitandukanye, ngira ngo akenshi ayo mazina wasangaga ari amazina nyine avuga iby'amakuru ari aho ngaho cyangwa se ibya situwasiyo ziri aho ngaho. Akenshi ugasanga nyine bakwise bagenuye cyangwa bayitaga amazina y'amagenurano. Amagenurano ni nk'amarobanurano bitewe n'icyo bagiye kuri guhera cyangwa se batewe n'uburyo uvutse n'igihe uvukiyemo. Nk'uko nabibabwiraga rero, hari amazina menshi aba agiye atandukanye umuntu aba yitwa. Hari amazina akomoka ku kazi umuntu akora, usanga umuntu ni umusirikari, iryo ni izina rihuriweho n'abantu, afite ipeti runaka, ni izina ushobora guhuriraho n'abandi. Umuntu ni umucuruzi, ni umunyamakuru, ni umukinnyi, ni umukomediyen, ni umuvugabutumwa, ni umupasiteri. Ayo ni amazina duhabwa bitewe n'icyo dukora, cyangwa se ni amazina twitwa bitewe na situwasiyo iri aho ngaho. Hari noneho n'andi mazina usanga muri karitsiye witwa bitewe n'uko usanga umuntu bamwita Kazungu, umuntu bamwita Rukara, umuntu bamwita Rasta, umuntu bamwita Kibonke, umuntu bamwita n'andi mazina nyine abantu bakwiyitirira bitewe bakwita cyangwa se baguha bitewe nyine n'uko bakureba, cyangwa se baguha bitewe n'uko ugaragara. So ayo mazina rero nayo akenshi usanga abaho, akabaho amazina nanone ufata bitewe na situwasiyo iri aho. Umupfakazi, amazina y'imfubyi, amazina n'ayandi menshi umuntu agenda ahabwa bitewe na situwasiyo. Umurwayi, sinzi, ayo nayo n'ubundi bwoko bw'amazina aba ahari aranga umuntu bitewe na situwasiyo ahagazemo uwo munsi. Hari amazina menshi agiye atandukanye bitewe n'igihari cyangwa se bitewe na kariyeri ukora. So uyu munsi rero abashaka kwivugira ku mazina duhabwa n'ababyeyi, amazina abiri nababwiye twitwa ku munsi wa 8, n'uburyo abantu bari bakwiriye kuba bahitamo amazina bafite impamvu. Uko nababwiye mbere, amazina yabaga ari amagenurano. Umuntu bakamwita Ndoriyo bijya, umuntu bakamwita Zabakirana, umuntu bakamwita Barimo Mbazi, umuntu bakamwita Bihoye iki. Ariko uzumvise ikiganiro afite rimwe muri ayo mazina ntabwo nzaba mwibasiye kuko sinkuzi njya kugikora, ahubwo nuko ari amazina babaga bita abantu barimo batanga message ku bantu batuye aho ngaho, cyangwa se batanga message ku baturanyi babo bitewe n'impamvu nabwo. So rero ayo mazina y'amagenurano uyu munsi nta kibaho, ahubwo yasimbuwe n'andi mazina nyine ajyanye n'iterambere. Umunsi umuntu ajya gushaka izina, so ati yenda rivuye nko muri Bibiliya, rivuye kuri Google se, rivuye mu bashuti se, n'ahandi henshi niho tugenda turebera amazina tuzita abana bacu. Ariko uyu munsi nagira ngo tuze kwiganirira uburyo umuntu akwiriye guhitamo izina n'impamvu akwiriye kwita umwana wawe iryo zina, nubwo ari ukugenura ariko n'ubundi kwa kijyambere, cyangwa se ari ukugenura nyine kugezweho, niko nabyita. Yes, uyu munsi ubundi izina umuntu yarakwiye kwita umwana we izina bitewe n'icyo amuteganyamo. uyu munsi bakaguhereza izina bitewe n'icyo umubyeyi yawe akwifuriza, icyo uzaba cyo muri future, icyo uzakora, uwakwifuzamo kwa. Ntabwo uyu munsi umuntu akita izina bigendeye ku baturanyi, cyangwa se ngo yite izina bigendeye ku bari aho bamugose, ahubwo umuntu yita izina bitewe n'icyo yifuza ku mwana we. So amutongera, nubwo gutongera ntazi neza, so amuhanurira cyangwa se amwaturaho icyo yifuza ko azaba. Gwira, Gwiza, Kirabo, Gasaro, sinzi n'utundi tuzina nyine tw'iyi minsi tugezweho tugufi tutari mwene amazina yacu. Ariko izina uhitamo ujya guha umwana wawe uba wagendeye kuki? Ese wari uzi ko uyu munsi uko nsa n'uko meze cyangwa n'uko nitwara hari uruhare rw'izina niswe rurimo?
nuvuga ngo ntugapfe kwita umwana wawe izina ryose gutyo kuko wumvise risoundinga neza uyu munsi hazasanga hariho imyitwarire idasanzwe bitewe n'icyo wise wa mwana yewe wamwise izina ukuye kuri Google nyamara nyiraryo yari ikirangirire yicuruza ku muhanda none uyu mwana yadutsweho n'umuco utazi utasanze wani umuco utigizwe ni wani bitewe n'iki n'izina wamuhaye musi nabwiye ngo twitwa amazina cyangwa twita amazina bitewe n'icyo twifuza kubana ni ngombwa rero ngo umenye ubusobanuro bw'izina ugiye guha umwana wawe n'icyo rizamubyara cyangwa se rizamukururira mu minsi izaba iri imbere. Nkunda kuvuga ngo televiziyo yacu iri gospel oriented. Uyu munsi abakristo tujya muri Bibiliya gusoma kuvuga umwana wanjye nzamwita Dawidi, umwana wanjye nzamwita David, ukagafinyura umwana wanjye nzamwita Jonathan, umwana wanjye nzamwita n'andi mazina, ariko jya ubanza unamenye ngo uriya muntu we yari ameze ati. Dawidi nubwo kenshi twibwira ngo ni intwari Imana yaramwemera, ariko Dawidi nawe yari umunyamabi. Uriya mwuka rero wari kuri Dawidi menya ngo yewe wise umwana wawe David, akenshi bizamukururukaho. Niwita umwana wawe Yakobo, niwita umwana wawe inde ngo nukuri kuye muri Bibiliya, ibiri muri Bibiliya byose ntago biba bye. So rero tumenye uburyo duhitamo amazina kandi tumenye n'ingaruka bizagira ku bana bacu. Nabahaye urugero mu kanya umwana ukamwita izina ntabyo nshaka kumentioninga, nyamara nyiraryo yari umuntu udafite imico myiza icyo gihe, nubwo yabaye ikirangirire ku isi cyangwa se muri Bibiliya bakamwandika, ariko umenye ngo iriya mico izadukira umwana wawe, kuko iyi si cyangwa se iki kirere nk'uko nabivuze ni kiyobowe n'imyuka iri aho ngaho ibigendagenda. Umenye ngo birabwirana cyangwa se bitumanaho. Uwo mwuka w'uwo muntu utanagihari kubera ko yumvise ko uwo mwana wamwise gutyo, azaza ahita amwambara. Ejo usanga umwana yadutsweho no kunywa ibiyobyabwenge, ejo usanga umwana yadutsweho n'uburaya, ejo usanga umwana yadutsweho n'ubujura, ejo usanga umwana yadutsweho n'iki. Akenshi uzasanga abana b'abashumba barananiranye kubera iki? Hari n'amazina mwagiye mubita mupfuye kubita, cyangwa se nyine muribonye muri bino mukumva rirasona neza, rirasoundinga neza, ariko nyiraryo yari yambaye umwuka runaka. None uwo mwuka wambaye umwana wawe Samson, yari umunyembaraga, yajyaga atanyuramo intara, ariko yari afite umwuka wo kwiruka kuri ba Delila. Mwite Samson nyine nta kibazo. So rero tuba dukwiriye kumenya neza amazina tugiye guhitiramo abana. Nababwiye ngo umumaro wo kwita umwana izina uzi ubusobanuro bwaryo. Icyambere, uriya mwana uba umwaturaho icyo azaba cyo. Uriya mwana uba umuhanurira, umubwira ejo he hazaza. Uzaba umunyembaraga, uzaba umunyeshyaka, uzaba umunyamaboko, uzaba umunyabwenge, uzaba umuhanga, uzaba iki, uzaba mihigo, n'andi mazina menshi twita abana, ariko tujye tumenya ngo ariya mazina bagiraho impact. Uyu munsi hari abantu benshi babayeho mu ngaruka z'amazina biswe n'ababyeyi. Uyu munsi hari abantu bambawe n'imyuka bitewe n'amazina ababyeyi babise, batazi impamvu, batazi n'ubusobanuro bwayo. Tumenye rero amazina twita abana bacu kandi tumenye n'icyo azababyarira. Siruta abantu dushaka amazina kuri Google, ntukajya wumva ko risona neza gusa, ujye ureba n'ubusobanuro bwaryo, urebe n'abaryiswe, urebe n'amateka yabo, urebe n'uko babayeho, urebe n'icyo bavuyemo, urebe n'uko babaga, urebe n'uko basoje. Kubera ko ndabona kubabwira ngo iriya myuka yabo iraza ikambara uwo mwana, ukazasanga nawe yadutsweho kuba nk'uko uriya muntu yarabayeho kandi mu by'ukuri atari cyo wari ugamije. So rero nshuti bakunzi ba 7 Mountains TV cyangwa se b'imisozi 7,
nagira ngo mbifurize kugubwa neza kandi mbifurize kwita abana banyu amazina meza bariho, amazina y'intwari abariho, amazina azafasha umwana kumva ari motive. Hari umwana witwa Izina nyine nawe akumva ari proud yo kurivuga mu bandi, ariko hari n'umwana witwa Ikizina akumva ntashaka ko barimwita, karihinama karigiramo kandi kantu bitewe n'iki nuko yumva ari muteye ipfunwe. So twe kwita abana bacu amazina bateye amapfunwe, ariko si iryo pfunwe gusa ryo kubigaragara, ahubwo spiritually hari n'irindi pfunwe riba ririyo, cyangwa se hari n'izindi ntambara umwana bazarwana nazo kandi bitewe n'amazina twebwe ubwacu twabizi. So menya rero ngo ndahitamo izina gute, riraba risobanuye iki ku mwana wanjye, kandi riraba rimuganisha he kuri ejo he hazaza. Reka mbashimire abakunzi ba 7 Mountains TV, kandi mujye mwita abana banyu amazina meza, kandi niwumva n'izina riribi ujya mu rukiko kabisaba izina bararihindura nta kibazo, no kujya kurirega ukababwira ko iryo zina ritakunogeye barariguhindurira. So ndabashimiye cyane rero, shimire we wakoze subscribe, ngusabe nawe uhanyuze ko wadushyigikira ntacyo bitwaye. Ubundi Imana ibahe umugisha kandi ibahe impagarike n'ubugingo. Murakoze cyane.